Muraho neza bakunzi ba Akawe Update. Murakaza neza ku kiganiro gishya gicukumbuye kandi gitekerezwaho cyane. Mbere yo gukomeza ndabibutsa gukora subscribe, like na share iyi video kuko bifasha Akawe Update gukomeza kubagezaho ibiganiro byagutse, byigisha kandi bituma dutekereza ku buzima n'isi dutuyemo. Uyu munsi tugiye kwibaza ibibazo bikomeye. Ese abantu turi inyamaswa? Ese turi inyamaswa zizi kubana? Ese turi inyamaswa zifite ubwenge burenze izindi ku isi? Iki kiganiro si ugutanga igisubizo cyoroshye gusa, ni ugutekereza no gusobanukirwa uwo umuntu ari we. Mukomeze mudukurikirane kuri Akawe Update. Abantu ni iki? Urebye mu bumenyi cyangwa se mu bumenyi bwa siyansi, umuntu abarizwa mu itsinda ry'inyamaswa mammals, itsinda rifite umugongo. Bivuze ko mu miterere y'umubiri abantu bafite amaraso, bararya, bararyama, barabyara, bagapfa. Muri iyo ngingo abantu ni inyamaswa, ariko ikibazo nyacyo ni ese turi inyamaswa zisanzwe nk'izindi zose ku isi? Abantu turi inyamaswa zifite ubwenge. Abantu turi inyamaswa zifite ubwenge buhambaye cyane ugereranyije n'izindi. Icyatandukanya umuntu n'inyamaswa nyinshi ni ugutekereza kure, gushaka ibisubizo, kwibaza impamvu, kwiga amateka no gutegura ejo hazaza. Inyamaswa nyinshi zibaho uko umunsi uje, ariko umuntu atekereza ejo bundi n'imyaka iri imbere. Ururimi no kuvugana. Abantu bafite ururimi rufite amagambo menshi, ubushobozi bwo gusobanura ibitekerezo, ubushobozi bwo kwigisha abandi. Inyamaswa zo zivugana mu buryo bw'amarangamutima n'amajwi make. Ntizifite amagambo agize interuro ndende nk'iz'abantu. Ururimi ni rwo rwafashije abantu kubaka sosiyete, gukora amategeko no kubaka umuco. Ese abantu ni inyamaswa zizi kubana? Yego cyane rwose. Abantu babana mu miryango, mu midugudu, mu bihugu, mu mahanga. Kubana kw'abantu gushingiye ku mategeko, indangagaciro, imigenzo n'ukwemera. Ariko kandi kubana kw'abantu si kamere gusa, ni icyigishwa umuntu yigishwa icyiza n'ikibi. Kubaha abandi no kwitanga muri rusange. Inyamaswa zibana bitewe na kamere. Intare zibana mu matsinda, inzuki zibana mu muryango, inyoni zibana mu matsinda. Ariko ntabwo zishyiriraho amategeko cyangwa ngo ziyahindure. Ntabwo zigira amahitamo y'indangagaciro nk'abantu. Umuntu ashobora guhitamo icyiza cyangwa ikibi, kwirinda nubwo yagishoboye kwigomwa inyungu ze kubera abandi. Amarangamutima n'impamvu abantu bafite amarangamutima. Urukundo, imbabazi, isoni n'icyaha. Ibi bituma umuntu afasha utamufitiye inyungu, yumva ububabare bw'abandi kandi akagira impuhwe. Ibi ni byo bituma abantu barenga ku nyamaswa zisanzwe. Ariko se kuki rimwe na rimwe abantu bitwara nk'inyamaswa? Iki ni ikibazo gikomeye. Rimwe na rimwe abantu bararwana, baricana, barahuguza, abandi bagakora ubugome. Ibi byerekana ko umuntu ashobora gusubira kuri kamere y'inyamaswa iyo atize, iyo atagira indangagaciro ndetse n'iyo atagira amategeko amugenga. Ubwenge butagira indangagaciro bushobora kuba bubi cyane. Iki kiganiro kitwigisha ku bantu. Abantu ni inyamaswa mu miterere, ni inyamaswa zifite ubwenge ndetse n'inyamaswa zizi kubana. Ariko ubumuntu si kamere gusa, ni amahitamo. Umuntu aba umuntu nyakuri iyo atekereza ku bandi, yubaha ubuzima, yubaka aho gusenya. None rero igisubizo ni yego. Abantu ni inyamaswa, ariko inyamaswa zifite inshingano. Ni inyamaswa zigomba kwiga kubana neza. Isi izamera neza bitewe n'uko abantu bahisemo kuba abantu koko, aho kuba inyamaswa gusa. Niba iki kiganiro kiguteye gutekereza, kigusigiye isomo cyangwa se kikuguye neza, kanda like, ukore subscribe kuri Akawe Update, usharinga abandi iyi video. Kandi tubwire mu bitekerezo wowe uri gutekereza ko niki gituma umuntu aba umuntu kurusha inyamaswa. Murakoze cyane, tuzongeye dure mu kindi kiganiro cya Akawe Update.